ubwo muri bantu ki murashaka kumera mute murashaka kumera mute mwebwe abayobozi bari hano mwasezeye se mugataha mukigeraho mushaka mukajya gukora ibyanyu mushaka gukora murakora iki muri iyo myanya n'ubu ngubu ejo bundi ngo hazaba amatora mwatangiye gutekereza icyo gihe cy'amatora nta n'ugikurikirana n'ibyo agezeho naho habivanye ashwe ahubwo mwasabye mukigira mu byanyu ko hari benshi bashobora kugira ibyo bakora ahandi ku giti cyabo akaba ari byo mwigiramo ukazaba uhura n'ibibazo aho ngaho wagiye abantu bahora mu bintu nk'ibi buri munsi ku wundi umunsi ku wundi icyumweru ku kindi umwaka ku wundi gute nuko mutumva ni iki muhagaze nabwo ntimunyumva ngira ngo mbashyire hanze muri mucaka mwirukanka kwa watu wa aina gani nyinyi muri bwoko ki muri bantu bwoko ki mwewe buri kintu cyose ni intambara ni sunika buri wese yitekereza ibye yikorera ibye by'inshingano mufite muzivemo nta ubaziritse mu buyobozi baziritse muri ibindi mwigiramo hagomba kuba hari abantu hanze wenda bameze nk'amwe ariko bashaka kugerageza wenda bo ntibaramenya neza ibibarangaza buri munsi ni intambara mukavuga mwewe twabisuzumye twakoze intego se buri munsi ubwo mutazikoraga ni ryari hahindutse iki mugikora intego sinya abandi ba minisitiri bari hano ntimwirirwa musinya murahira mufata ibendera mukarahira mwarangiza mukigera mu bindi bitajyanye n'ibyo mwarahiriye reka mbagezeho inkuru ikomeye reka mbagezeho inkuru idasanzwe reka mbagezeho inkuru yihutirwa banyarwandakazi nyuma y'uko ikigo gishinzwe ubugenzuzi bw'ibiribwa n'ibinyobwa icyo ngicyo cyitwa Rwanda FDI nyuma y'uko gifunze inganda zirenga 100 ku butaka bw'u Rwanda ndetse n'ikigo gishinzwe ubuziranenge bw'ibicuruzwa RSB nacyo mugani kigahita cyaka ubuziranenge ibicuruzwa bigiye bitandukanye birimo ibimenyerewe ku izina ryitwa ibyuma haba ibituruka ku butaka bw'u Rwanda cyangwa se ibikorerwa mu gihugu cy'u Rwanda n'ibikorerwa hanze y'igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko ibituruka mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu gihugu cya Kenya ndagira nyuma gatoya byakurikiwe n'itabwa muri yombi ry'abashinzwe inganda zigiye zitandukanye twavuga nk'uwitwa Akazungu w'Ingufu Gin Limited ndetse twavuga n'abandi bagiye batandukanye dore ko umuyobozi mukuru wari uhagarariye mu by'ukuri FDI Rwanda ndetse n'abandi bayobozi bagiye batandukanye abo ngabo rwose bamaze kuba batabwa muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB dore ko ku butaka bw'u Rwanda amakuru dukesha umuvugizi wa RIB nuko dosiye zirenga 90 zimaze kuba zishyikirizwa urukiko cyangwa se ubushinjacyaha kugira ngo aba bantu bakurikiranwe n'ubutabera kandi ikindi kintu wamenya nuko inzoga zirenga 10,000 mu by'ukuri zizwi ku mazina y'ibyuma
zamaze kuba zimenwa. Ibyo ngibyo ntabwo ari byo nshaka kugarukaho, ahubwo ndashaka kugaruka ku nkuru irimo kuvugwa nonaha. Ni inkuru yihutirwa ikomeje kugenda igarukwaho ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Kera kabaye, ndagira mbabwire ko usibye ibyuma byamaze kuba bihagarikwa burundu ku butaka bw'u Rwanda, ndagira noneho mbahereze inkuru yihutirwa nuko mu by'ukuri n'inzoga zisembuye cyangwa se ibinyobwa bisembuye nabyo bigiye kuba bisuzumwa, nabyo bigiye kuba bihagarikwa. Ndagira mbabwire iyi nkuru nyive imuzi n'imuzingo. Hari ibinyobwa mwari musanzwe mumenyereye, ntashaka kuvuga amazina cyangwa se nashaka kumentioninga amazina n'inganda zibikora, ariko mu by'ukuri nuko ubugenzacyaha RIB bwatangaje ko butazihanganira na gatoya abantu bakomeza kugenda abakora ibikorwa cyangwa se mu by'ukuri basohora ibintu byakica abanyarwanda, nyuma y'uko umuvugizi wa polisi nawe atangaje ko usibye no kuba abangaba bafunzwe n'ahantu habera utubyiniro, n'ahantu habera utubari, n'ahantu mu by'ukuri abantu bambara ubusa mu by'ukuri mu birori bigiye bitandukanye, haba house party ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, ko nabo bagiye kujya bakurikiranwa n'ubugenzacyaha RIB ndetse bagatabwa muri yombi. Ndagira mbabwire ko noneho kera kabaye, ndagira mbabwire ko n'inzoga zisanzwe zigiye gufungwa burundu ku butaka bw'u Rwanda, hagiye hacuruzwa ibinyobwa bidasembuye gusa. Iyo ni inkuru yihutirwa, iyo ni inkuru idasanzwe nagiraga ngo mu by'ukuri mbagezeho. Ku butaka bw'u Rwanda rero guturuka mu kwezi kwa 10 hagiye kujya hacuruzwa ibinyobwa bidasembuye gusa, ubwo ndavuga amajuice ndetse n'amafanta n'ibindi byose bya zero alcohol, naho ibinyobwa byose bifite alcohol bigiye guhagarikwa burundu ku butaka bw'u Rwanda. Iryo ni itegeko ryamaze kuba ritangwa kugira ngo ababishinzwe babishyire mu bikorwa. Rero banyarwanda, banyarwandakazi, iyi ni inkuru idasanzwe. Banyarwanda, ndagira mbabwire ko ibi binyobwa rwose bitujuje ubuziranenge bigiye kuba nabyo bifatirwa ibihano. Andi makuru nakuye mu butasi nuko nyuma y'ibinyobwa bigiye kuba bifungwa cyangwa se bigiye kuba bihagarikwa, nuko n'utubari utubari mu by'ukuri icyo twita ku mazina ya bare, utu tubari natwo tugiye kuba duhagarikwa burundu, hasigare hakora amahoteli ndetse n'amamoteri, mu gihe icyitwa bare zose ku butaka bw'u Rwanda zigiye gusuzumwa ibyo zikora, hasigaye zakwe uburenganzira na Rwanda Revenue Authority ndetse mu by'ukuri n'ikigo gishinzwe imiyoborere ndetse n'ibindi bigo bigiye bitandukanye, ubwo ndavuga RGB. Rero aya ni amakuru akomeye, aya ni amakuru adasanzwe, nyuma y'uko twabonye ko insengero zafunzwe ku butaka bw'u Rwanda ndetse imyaka ikaba myinshi, dore ko imyaka imaze kuba 2 insengero zifunzwe. Ndagira mbabwire ko n'utubari natwo rwose twamaze kuba dufatirwa ibihano bidasanzwe, dore ko utubari ku butaka bw'u Rwanda tugiye kuba insigamigani. Utubari tugiye gusigara mu by'ukuri mu bitekerezo, ariko nta kabari na kamwe kazongera gukora mu gihe gacuruza ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibingibi bimenyerewe ku mazina y'ibyuma. Iyi ni inkuru yarigezweho. Reka ngushimire wowe ufata umwanya ukadukurikira, reka nkubwire ngo uri uw'agaciro. Ibuka ukore subscribe, wibuke ukore like, comment ndetse na share. Ndagushimiye cyane.